ituma umubiri ukora neza, ukoresha neza ibinyamasukari, kandi yongera gukunda yongera apeti ku muntu kugira ngo akunde kurya. Vitamini B ya mbere ikorana n'ubwonko, ituma ubwonko bukora neza. Noneho iriya vitamini B ya mbere ikwirakwiza amasukari mu mubiri, igatuma umunyu wa anserine uriyuba mwinshi mu ndurwe, ugatera umwijima ugabanuka. Noneho rero kandi iyo umuntu afite vitamini B ya mbere ituma umutima utera neza. Nyumva amabwiriza bahora bakubwira, ntugire ngo nibo ntuwite kuvuga kandi wubaha Imana. Data wa twese udukunda cyane uri mu ijuru, tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe, kabo tugejeje iyi saha turi bazima. Izina ryawe nabwo icyubahiro. Tubanje kugusaba kutubabarira gukiranirwa, kugira ngo ibyaha byacu bite kure yawe, nugaruka tuzagusangane twishimye. Tugiye kwiga ibitugirira umumaro. Fungura ubwenge bwacu kugira ngo tubashe guhumuka, turebe inzira y'agakiza, kugira ngo nudukiza iburyo n'ibumoso tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ngaho turinde icyo ushaka aba ari cyo kiba mu bwoko bwawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Dushima Imana rero yabanye natwe ikaturinda, ikaba tugejeje iyi saha turi bazima. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Rero reka dushime kuri iyi sabato ko duteranye. Iyi sabato ishize ntabwo nateraniye ahangaha, twari twateraniye muri North Dakota y'amajyaruguru. Biragoye kugerayo, ni urugendo rurerure rw'amasaha 30 n'andi. Rutirigongoroka ku muriro nyine, murumva twagiye n'imodoka no kugenda no kugaruka, ugenda ku manywa ukazasohoraho ku yandi manywa. Murumva rero ntabwo byoroshye, ariko twagize ibihe byiza. Duterana turi abantu 7. Rero mu by'ukuri reka dushime ko kuri iyo sabato twayigiremo umugisha, kandi n'abadusengeye kugenda no kugaruka, Imana izahore ibaha gusenga no gusabira abavandimwe bari mu rugendo. Burya ugiye mu rugendo ushobora kugenda ntunagaruke, haba harimo gupfa no gukira. Ko bimeze se? Muzi indege bushize yigeze guhanuka, abari banyafurika bari bayijemo, bamwe abagore baba barategereje ko bari buze, birangira rero bumvise ngo yahanutse, byarangiye. Ubwo rero hari n'abagenda mu muhanda akayaheruka akigenda, ugasanga yasomanye n'indi, bagakuramo bajya kujugunya. Urumva rero iyo abantu bagiye mu rugendo no gusabirana. Rero iki duteranije no kwiga ijambo ry'Imana. Mureke rero uyu mwanya twe kuwupfisha ubusa. Hari indirimbo mwene data yarateruye nuko nyine yageze inyuma akayicamo kabiri, ariko irimo isengesho rikomeye cyane. Umwami mu mugisha wawe uhera wose iki, ndakwiginga ngo ntumiteho none umpire uyu munsi. Rero reka dushime ko twemeye guhura uyu munsi. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Tugiye kwigana rero ishuri ryo kwisabato, ariko uyu munsi wenda arigihe waba utegereje ibindi, ariko uyu munsi nifuje ko twiga amagambo yoroshye kandi amfitiye umumaro nawe agufitiye umumaro. Ni ijambo ritubwira ngo ibimera umuti uvamo ibidutunga. Ubwo abenshi bamaze kumva icyo nshatse kuvuga. Ngo iki? Ibimera umuti uvamo. Musubiremo numve. Ibimera umuti uvamo ibidutunga. Ibimera
ni umuti uva mu bigize bite ibidutunga. Sinzi iri jambo niba muri kuryumva. Ibimera ni umuti uva mu bigize bite ibidutunga. Ndagira ngo mubyumve neza. Hari igihe twiga ibintu umwe akavuga ngo ibyo nize ngo nabyibagiwe, ngo subiramo, wanasohoka no hanze ngo bya bindi ngo nyamara byari biri bungirire umumaro, ariko ngo nuko nabyibagiwe. Ngiye kubabaza ibibazo bibiri mu nsubize. Iyo umuntu akubwiye nabi ujya ubyibagirwa? Niba utega amatwi, noneho ikindi cya kabiri, iyo umuntu ari kukunegurira undi amatwi ujya uyashyira kure. Sinzi ibi bintu niba muri kubyumva. Ugutwi gutega amatwi yabanegura yabanegurwa, uko ntabwo kujya gusohoka. Ijambo ubwiwe nabi iryo ntabwo rijya rigucaho ngo uryirengagize, aba ariko wita ku byo tugiye kwiga. Bitari ibyo none niba ugira umwete wo kumva ibyo bintu, uyu munsi aba ariko wumva iby'Imana. Ikindi, aba bana mubona bicaye bamaze kwangirizwa n'ibinyamerika, bagasanga bya byo kurya. Abanyamerika bafite bije iteye ubwoba, bakagenda bakabika ibyo kurya byakozwe utaravuka, bakabibika imyaka n'imyaniko, bakakora ibiryo bakavuga ngo ibi biryo bizamara imyaka 10 cyangwa imyaka 30 cyangwa 20, biri muri alimentation, bikoze mu nzoga, mu isukari, mu munyu. Wamara ukajya muri Makedona cyangwa se ukajya muri restaurant cyangwa se muri alimentation kuri gas station ukabigura, cyangwa no mu isoko muri Oromanti, muri Koroga ukabigura, ugasanga biba byumye, ntibijya bigaga. Mujya mubibona, ntibijya bigaga, ntibishobora gusaza bitewe na manda babihaye. Niba arimo chimique bayishizemo yo kutabora mu myaka runaka, yazashira bikajugunywa. Abo bana rero baragenda bakabigura, bamara kubigura bakabishyira ku isahani cyangwa bakagenda babirya. Mujya mubona abasore b'iki gihe ntabwo bakinezezwa n'ibiryo byo mu nkono z'abantu, ahubwo iyo amaze kuyoboka biriya byo kurya, nyina arateka, yabikoza mu kanwa agashinyika, agasa n'uri kunywa umuti. Murebe urubyiruko rw'iki gihe, namwe ababyeyi mukagenda mukabigurira abana banyu. Mujye mumenya ngo yemwe bana, ibyo murimo kurya muri kuvuga ngo indwara zose n'imyanda yose nibinyinjiremo ndabishaka. Igihe ubiriye ubigaburiye umwana wawe, ujye umenya ngo ni indwara ugize ute. Nanjye ndi kuvuga ngo igihe ubiriye ubiha umwana wawe, ujye umenya ngo ni indiri y'indwara uri kugira ute. Uri kugira ute? Kumute ari kunsubiza. Reka tubivuge, mwemera mukiri, nimutemera ubwo inzira n'igehenomu yo kwangiriza ubuzima bwawe. Aho kurya biriya bintu bizakwangiriza ubuzima, warya dukeya. Mureke mbabwira ngo dogiteri umwe yapimye umugabo umwe afite ikibyimba mu mutwe. Amaze kukimupima, yari yarumvise abantu benshi barabazwe bagapfa, barangije bamusangamo ikibyimba cya kanseri, ntibabimubwira. Barangije abaganga baramubwira bati gisigaye ni ukukubaga kugira ngo iki kibyimba tugire dute, turebe ko cyakorohereza hari igihe wakira. Umugabo arangije ati rero nabonye benshi mwabaze bagapfa, mureke nge nzapfe, ntabwo nkeneye ko mumbaga. Arabyanga, bati genda n'ubundi maherezo yawe nano kuzimu. Yaragiye, amaze kugenda yarasigaranye ikiringiro kimwe cyo gupfira mu Mana, nta kindi cyari kiri imbere ye. Arangije icyo yakoze rero, bitewe n'ibyo yari yagiye arya byinshi byamuteye za ndwara, yasomye igitabo kimwe kivuga ngo ibyo kurya niwo muti w'ubuzima bwawe. Iryo jambo yaryitayeho,
arangije yatangiye uwo munsi yafunze ibyo kurya byo mu nkono, arangije amara amezi 6 arya imbuto n'umutobe w'imbuto n'imboga mbisi. Amezi 6 adakoze icyo mu nkono hehe mu kanwa, asenga anywa amazi. Mu kwezi kwa 7 bagiye gupima cya kibyimba barakibura, na kanseri barayibura. Uwo mudogiteri atangira kugaragaza ko umuti burya w'ibimera ari umuti mwiza uramutse uwitayeho. Uyu munsi wakubwira ngo reka ibyo kurya urya ibimera, ntabwo inda yawe yabikunda, n'ipfa ryawe ntiryo bikunda. Uyu munsi bakubwiye ngo kunywa ivere y'amata byinjiza kanseri 1000 mu mubiri, ntabwo wabyemera waramenyereye amata. Ubu n'abaryaga kanyama n'abari bararetse inyama ari abatampera bari kuzimira bunguri nk'ibitagagurirwa cyamiraga ya nyamanza yamiraga ibitagangurirwa mu gitabo cy'umugenzi, nabo nuko bari kuzimira iyo bunguri bakazigaburira n'abana babo. Bakajya muri za Makedona bakagura pizza. Yemwe bamurazizi mwamaze kubimenya. Hari abasore bamaze kumenya kampani yo yabonye konte ye iri kwinjiraho amafaranga, nyina yabatetse ibyo kurya akigira ngo ari arabagaburira, yajya kubona akabona nuza yubaye amaze kugeza ibyo kurya yabyandorinze byamaze kuzudukarita, ari kubona turi kwinjira iyo hirya ibama hati ari ingirasi yaje wiyo yawe ni yawe iri. Kumbe pizza hari miri mw'inkoko, hari mw'ingurube, hari mwiri mw'ingurube, hari ibirimo ibyo kurya bitandukanye by'amoko menshi. Urukuyimira ariko uvuge ngo ngwino indwara zose uri kuzirohamo, ejo uzaba uri kunira. Ijambo tugiye kwiganira tubwira ngo iki? Ibyo kurya byaje murabyibagiwe aka kanya. Ibimera umutugira ute? Yemwe ba ibimera ni iki? Ko nta muntu uzi Icyongereza, umuntu uzi Icyongereza ni indi. Ndashaka umwarimu w'Icyongereza. Mumbabarire hari impamvu. Nta Bongereza dufite. Kimi? ntabwo ndi umwongereza da. Ariko wadufasha. Oya. Ntabwo kuri kere mu gihe gukora uyu mushyitsi. Impamvu nshaka kugira ngo niba tuvuze ijambo abana bumve kuko aba hanini. Ababyeyi barirengagije kampani, ava muri kampani akaza akaryama akabyuka agenda kugeza igihe umwana atangiye kuba ngo ndi kumva mu Kinyarwanda ngo narakibagiwe. Ururimi rw'iwabo rwa kavukire. Aho byari gushoboka mugane yaho turitegura tukaba twazanye nk'akantu ko kuberekeraho waba uri kuvuga nk'ibyo bimera tukabibereka, wenda kubera tuba dufite na internet hano, ariko hari n'ibyo wavuga n'iryo jambo ry'Icyongereza ntibabyumve mw'amasanire yawe. Ko bamenyeye filime, bamenye kureba video. Nushaka kujya uberekera kuri biriya ni kano nagakira, yemwe ba kano nagakira. Aha, Christmas. When it's Christmas. When it's Christmas tree. Ntabwo yari Noheli. Oya, hagari Noheli. Bazi ko kari akantu kaboneka kuri Noheli. Mwumvi iyo bageze. Mwumvise menshi. Rero nukuvuga ngo ariko menyeri byo wamugani. Ibyo bavuze ni ukuri. Utu tuboneka kuri Noheli. Ubu bizatangiye kwitegura.
bavuze ngo ni Christmas tree, ubwo ni igiti cya Christmas bavuga. ni igiti ariko cya Noheli. Cya Noheli. Ubu nabyo biba bisaba kuziga ngo igiti cya Noheli gisobanura iki. Ubu na Noheli nayo mu mezi ari kubura iminsi igera kuri 30 hagiye kuba ibibazo, usanga abana niyo bahobotse kubera kudasobanukirwa na Noheli icyari cyo. Natwe ubwacu ntituyizi. Natwe wamugani. Twaba tuyizi yenda mu buryo ariko hari n'abatayizi. Okay. Noneho rero iyo bavuze ikimera ni ibi byatsi mubona. Sibyo ra? Ibyatsi mubona, ibyatsi murabizi yemwe ba? Murebe hano. Abana ibyatsi murabizi? Renga babya abana muri kubareba hari muri kubabaza. Barabizi iby'iwabo bagira bitema. Ubwo iby'iwabo ntabwo bajya bya bindi icyuma kijya gikata iwanyu ku mbuga, cya giti gihagaze mu mbuga y'iwanyu muba bifite, ibyo ni ibiti. Sibyo? Mwabyumvise? Hari n'ibivaho amatunda rero. Hari umwana wa Gasenga nahamagaye mu Bufaransa, ndamubaza mbese ujye ubona amata ngo uyavana he? Ngo tujya tuyakama muri firigo. Ngaho mubwire kuvuga ngo inkiri muri firigo. None azi ko amata ava mu nka, ahubwo azi ko amata ava hehe? Firigo niyo nka. Ubu tubajije abana ngo amatunda ngo ava hehe amera kuki? Ngo amera muri Oromante, nimwo bayakura. Sibyo mu isoko. Kuko ntabwo bazi ishyamba, ntabwo bazi amatunda. Muri Kongo burya umwana yagendaga mu mizabibu akawuhanurayo, ikinyomoro akagica, imbubu akazica. Sibyo? Akamenya ikintu agize ute? Akiciriye nawe kimusoromeye. Buriya rero abana bacu bafite ubumenyi bwinshi, ahubwo nuko tutadushobora kubasobanurira. Yego. Buriya iriya televiziyo ubona bareba bayizi ibintu byinshi ariko babizi mu ndimi zitari izacu tuvuga. Wowe ubabwiye uti ibyo biti by'amatunda bya bindi mujya mubona utumanki turi kurya murajyana kuko bajya batureba baratuwe. Ariko kubwira ngo ni igiti cy'amatunda baca amatunda abantu barya, ibyo ni mu gituku kuri ibyo ni iby'abana bakora. Birumvikana, niyo mpamvu umwana umaze kumenya ururimi yari akwiriye kuba umwarimu w'umubyeyi, n'umubyeyi nawe agahindukira akaba umwarimu w'umwana we ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyo shanje mikahaba kimaye kiba kivuga gutya mu Cyongereza, umwana wanjye bakivuga gutya mu Kinyarwanda. Sinzi niba muri kubyumva. Sinzi iki kintu niba muri kucyumva. Impamvu mugomba kuba abarimu bahuje n'ababyeyi, umwe akaba umwarimu wundi. Akagero kamwe nigeze gusoma igitabo kimwe, umwisilamu yahuye n'uwo mu cyaro. Uwo mu cyaro ntabwo yarazi igiswahili. Uwo mu mujyi yarazi igiswahili ariko mu cyaro atagize ute? Atakizi. Umuyisilamu abahuye na Twizere wo mu cyaro, yari umunyamujyi wundi ari umunyacyaro. Ari umunyacyaro. None abahuye na umunyacyaro ngo abarigana itoto we. Undi ngo arasubiza ngo iteka ryose. Ubwo yarasubije iby'ukuri. Yarashubije iby'ukuri. Yashubije ibyazi, undi aramubwira ngo ya, ngo barasubiza ngo muzuri sana. Yarabanje kumuseka, aramubwira ngo barasubiza ngo muzuri sana. Undi yarangije aramubwira ngo nsekeye ubusa. We nugera iwacu akakuramutsa mu mashyo uzasubiza ngo iki? Nawe biramunanira. Nawe bibagize bite? Ngo yo ngo sugusubiza se ngo muzuri sana se. Yarashubije nawe iby'ukuri. Byasabaga undi aramubwira ngo barasubiza amashongo. Bivuga ngo umwe yagombaga kuba umwarimu wundi n'undi akaba umwarimu wundi. Nuko natwe dukwiye kuba abarimu b'abana bacu nabo bakaba abarimu bacu. Icyo gihe kiriho. Ni ukugishaka rero. Dusome Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 9. Ariko ijambo turi kwigana ratubwira ngo iki? Iki? Imimera umutuvamo ibigize bite?
n'ibidutunga. Murongo wa 9. Turatusoma umurongo wa 11 bariho nigutira. Imana iravuga iti ubutaka bumerewe ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Mwabyumvise? Imana ivuze iri jambo iti Imana iravuga ngo ubutaka bumerewe ibyatsi, sibyo? N'ibimera byose, ariko ibyo bimera ngo heremo n'ibyera imbuto ku butaka n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Bibi byo kurya by'iki? By'abantu n'inyamaswa. Ari inyamaswa zihabwa ibyatsi, ari abantu bahabwa imbuto. Ubutaka bumera ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza, buragoroba buracya. Uwo munsi wa gatatu. Uwo munsi wa gatatu ni Imana yaremye ibimera birimo imbuto. Niyo mpamvu ujya guca pome, apo, murayizi yemwe ba? Yesu ashimwe. Abana se basinziriye, baryamye se? Abana bazi apo ni bandi? Mushyire intoki hejuru. Apo murayizi? Murayikunda? Iraryoha? Turaza kuvuga icyayo rero. Izo mbuto grapes murazizi? Grapes, imizabibu, abayizi bane mu kintu hejuru. Yemwe babye murayizi? Ariko turi kwiga ibintu mudashaka. Ntabwo mubikunda, ntabwo mukunda ubuvuzi. Abantu bazima mushyira intoki hejuru. Umuntu muzima wiyizeye, yiyizeye utarwaye nashyira intoki hejuru. Ushobora kuza hano twapima ugasanga ufite indwara inkeya, ugasanga ufite nka 20. Nababwira ngo nta muntu ushobora kugaragara ko atarwaye, ahubwo bigaragara ko umuntu yarwaye ari uko yaryamye ku gitanda cyangwa ari kunira. Igice cya 2 umurongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo mu Edeni ngo ahingire ibiyirimo ayirinde. Uwiteka Imana imutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi urya imbuto zacyo uko ushaka. Ku giti cyose cya hehe urya imbuto zacyo kugize ute? Uko ushaka. Aya magambo arakomeye. Nukuvuga ngo muri Edeni harimo ibiti by'amoko menshi. Siko mubizi? Reka tubisome. Igice cya 2 umurongo wa 9. Uwiteka Imana imeza mw'igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Uwiteka Imana imeza igiti cy'igikundiro cyose cy'imbuto zigize zite? Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'ikindi giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Bivuga ngo muri Edeni harimo igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, icyo cy'ubwenge. Harimo igiti cy'ubugingo,
harimo n'ibindi biti byera imbuto z'amoko menshi. Tugiye gushaka noneho ibi biti umuntu arabihawe ngo bimubere umuti. Inka mujya mubona ijirisha ibyatsi, mwagize ngo uburame bw'inka n'uburame bw'intare birahuje? Ndi kubabaza, uburame bw'inka n'uburame bw'intare ntabwo bihuje. Intare itungwa n'inyama, inyamaswa yose itungwa n'inyama ntabwo igirama. Inyamaswa itungwa n'ibyatsi irarama. Bivuga ngo umuntu urya inyama nta burama aba afite, nubwo zagira amavitamini menshi nta burama aba afite. Akenyuka vuba, arwara ibibyimba bya buri gihe bidafite impamvu, kubera aba ari kurya ibyo kurya byitwa ngo birashaje. Ijambo turi kwiganira tubwira ngo iki? Ibimera umuti uva mu bigize bite? Ibidutunga. Rero abantu ubu hagurukije umuntu yaniha. Hari benshi bataje no guterana kubera ubushobozi buke bw'uburwayi, barwaye. Natwe rero twateranye, reka icyo gihe cyo kudupfira ubusa tumenye agaciro k'ibiti bituvura n'umumaro wabyo. Ubundi aba bana bacu mubona nibo bagombye kuzaba abavuzi bo kutuvura no kuvura abandi, ariko ikibabaje nta mwanya urimo muri bo, bari kureba ibitagira umumaro. Ngo ubwenge bwacu muri iki kinyejana twandujwe n'ikintu cyitwa Google. Google yaje mu kinyejana gikomeye cyane, ihita yumvwa n'isi yose, guhera ku ruhinja rwavutse kugeza ku musaza. Niwe usanga Instagram, niwe usanga YouTube, niwe usanga Facebook, niwe usanga WhatsApp. Buri kantu kose kushaka kwinjiramo numwe winjira unyuze muri Google. Ivuga ngo niba ushaka siko bimeze Jimmy. Ya Google ni bayita moteur de recherche. Niyo moteri ijamari amashami yanyu. Aho bashakira ibintu byinshi. Icyari cyo cyose ukeneye gushaka muri Google nawe unyura, cyaba cyo kukwica ubwenge, cyaba cyo kugukiza n'ibyo rero. Abana bacu rero telefone naho ntashobora kurebamo ikimukiza, ahubwo ararebamo ikitamugira umuntu akurikije ubwenge bwe. Ariko twe kugeza kuri isaha icyo tugiye kwiga tumenye ngo ibyo kurya byagombye kuba umuti w'ibidutunga. Noneho rero hari icyo bita muri izi mbuto zivamo ibidutunga, hari icyo bita erayo. Erayo murayizi? Abayizi mushyira intoki hejuru. Erayo Imana ibaha umugisha. Ni umwami w'ibiti byose ku isi bibaho. Mvuze ngo ni ikira? Ni umwami. Umwami ni nk'uko Biden ayobora iyi Amerika yose. Noneho ntabwo ari erayo irengeje Biden, ahubwo ni iyisiganiki yose. Erayo yonyine. Ubwo ni umwerayo hari. Kuri kuvuga ni umwerayo. Erayo ni amavuta, umwerayo. Ni igiti cy'umwami utegeka ibiti byose bya hehe byo mu isi. Siko bimeze? Murabizi? Reka mbaze Bibiliya mwumva ukuntu igiye kubivuga. Ngo ibiti byose ngo byishyize hejuru, ngo bimaze kwishyira hejuru, itunda ryishyira hejuru, kinyomoro ryishyira hejuru, ibindi biti ngo nitwebwe ngo maze erayiraza. Imaze kugaragara ibiti byose biravuga ngo ngo dukeneye ngo kuyu mwami ngo bari udutegeka. Erayo
yunamira Elayo ngo ibitegeke. Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 8. Reka nyasome mu. Elayo yabaye umwami, ibiti byose birayunamira. Biravuga ngo nadutegeke. Nabyumvise yemwe. Igice cya 9 umurongo wa 8. Nibyora igiti cy'umwera hari icyo yise igiti cy'umwera. yego. Urabona ari igice cya 6 hari umuntu. Asome twumve wenda nshobora kubona ikibazo ariko abacamanza aho murakoze. Icyo abacamanza niho nise muri Ezekiyeli. Abacamanza igice cya 9 umurongo wa 8. Abacamanza cya 9 umurongo wa 8 niho hari iri jambo rivuga ngo ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimika mu mwami ngo abitegeke. Byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Mwumvise ra? Ibiti bigiye kwishaka mu mwami maze bisanga nta bushobozi bufite burutu bw'umwelayo, birangije biraterana ngo biravuga ngo ujye ugira ute. Sinzira muri kubyumva. Ujye ugira ute? Ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye agakoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti, maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabasubiza uti mbese narekesha uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. 12 maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye kunezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Yotamu yongera kubaza ati mbese mwakoze iby'ukuri mwakiranutse ko kwimika umwami w'Abameleki agiriye neza Yerubabeli n'abo mu nzu ye? Mwamukoreye nk'uko yari akwiriye gukorerwa? Ko data yabarwaniriye agahaza amagara ye yabarwaniraga ahaza amagara ye, akabakiza amaboko y'Abamidiyani. None mwahagurukiye inzu ya data, abahungu be 70 mwabiciye ku gitare, mwimika
Abimeleki umwami w'umuja we kugira ngo abe umwami wacu i Shekemu kuko ari mwene wanyu. Niba mukoreye Yerubabeli n'ab'inzu ye iby'ukuri n'ibyo gukiranuka, nuko nimumunezererwe Abimeleki namwe abanezerwe. Ariko niba atari ko biri, umuriro uve kwa Abimeleki urimbura ab'i Shekemu n'ab'inzu ya Milo, kandi umuriro uve mu b'i Shekemu no mu nzu ya Milo urimbure Abimeleki. Nuko Yotamu arirukanka arahunga ajya Iberi agumayo kuko yatinyaga Abimeleki mwene se. Iki gitekerezo ro mwumvise cyane cyane cyagaragazaga, harimo imvugo ebyiri, ariko imvugo ngewe nashakaga ya mbere nigaragaza ko ibiti, buri giti cyose cyagiye hariya kigira imyivugo y'ibyo gikora. Kuko ahanini umwanzi yari yarinjiye mu bantu, bimwe bivamo ibitobe ariko bikavamo ibisindisha, bakabyengamo ibisindisha, bakabinyuza mu nzira zabuzanijwe umwanzi abagenderemo. Ariko yerayo yo irahagarara ko igomba kuba amavuta ashimwa n'umwami w'isi yose kandi agahumurira Imana. Nta nzira rero bagombaga kuyanyuzamo ngo barayakoresha ibindi. Niyo mpamvu yahindutse umwami w'ibiti byose bigomba gukiza amagara y'umuntu. Niyo mpamvu nta kindi giti mujya mwumva gifite agaciro gakomeye nk'umwelayo. Wenda nimukibona yego gasa icyigisho ni cyiza, kuko ibitangira nabonaga abantu batangira ibyo bari kujya uvuga, ukabona abantu barashyushye, ariko bigiye mu buhanuzi ngo igiti cyaravuze, numva ntabwo cyavuga kitavuga, turagendera ku mutwe w'amagambo w'ibyo uri kutwigisha. yego Ibimera umuti uvamo ibidutunga. Watangiye kuvuga kuri pizza biragenda none byo mugezi. Yewe ari nko kubagarura itujya ku ntego, twebwe dukeneye kubaho, dukeneye ibintu bidufitiye akamaro bituma turya tukamenya turi gukora ibiki. Hari abantu benshi bavuga ngo njye numva bitaryoshye, kandi mbere yo kurya ikintu mutubonye umumaro wacyo nicyo kigufashaho. Apana kurya gusa, ahubwo umuntu arya yifuza kugira ngo umubiri we ugire ubuzima bwiza. Rero komerezamo imbere twibwirire, kuba njyewe nzi ko kugura ibiryo muri Makedonia ari ibintu byiza, ahubwo bitubuza guteka, biturushya kuvunika, twirira byihuse, aba ariho hantu tujya. Noneho komeza niyo urakoze kuvuga ngo twebwe mbega sana buriya twari turi kuri iri somo ryo muri Ezekiyeli. Uburyo Ezekiyeli we yagaragazaga ibiti biri mu bacamanza nako. Rero yagaragaza ibiti by'amoko menshi n'igiti gitegeka iki ibindi. Ariko nubwo umuhanuzi avuze ngo byaravuze, nawe tubona byavuze, ariko we ari kuvuga ngo biravuga. Rero ibyo byo kuvuga ntabwo twabyita, ahubwo tumenye icyerekezo cy'umumaro w'ibiti n'akamaro k'igiti gitegeka iki ibindi. Impamvu nashatse kubivuga ni ngo nitugera kuri Yerayo tumenye umumaro wayo, tuyiha agaciro. Rero inkomoko nababwiye havamo ibidutunga ari byo bimera. Hari ibivamo vitamini A, turi kujyana hari ibivamo vitamini B, hari ibivamo vitamini C, hari ibivamo vitamini P n'ibivamo vitamini K. Sinzira mwabyumvise. A imara iki mu buzima bw'umuntu? Ni ukuvuga ngo vitamini A iyo ubuze mu buzima bw'umuntu arwara ubuhumyi, arwara indwara z'amagufwa, arwara indwara z'umugongo, arwara indwara z'imitsi. Ukabuze vitamini A, ubwo ndi kugenda mvunagura byose mbivuze byaba byinshi. Kuvuga ngo umuntu ufite A ikorana n'ubwongo cyane cyane, murabyumva neza. Umuntu atayifite ab'impumyi. Ninde wifuza guhuma? Ariko ibyo kurya turimo kurya, turi kuvuga ngo muzi umuntu aje akagupfukisha igitambara mu maso wareba, ahubwo aravuga ngo fora ndindi.
niyo turi kurya ibyo kurya bitarimo vitamini A uvuga ngo mpumisha amaso. Vitamini A ishinzwe kureba neza, igikuriro, igira sinzira muri kubyumva. Nukuvuga ngo ufite vitamini A y'umuntu ayifite imurinda ibisebe, imvune, amagufwa arakomera kandi umuntu agakura neza kubera iyo vitamini A. Turareba naho iboneka kugira ngo ibyo ngibyo umenye ngo iboneka mu biki. Niba ibyo ugiye kurya bitafite iyo vitamini A ujye umenya ngo hari ibituzuye. Iyi rero ni ukuvuga ngo iboneka mu bintu bibiri bitatu, reka mbe mvuge bitatu. Hari karoti, hari ishu, muri kubyumva neza, karoti, ishu n'umwembe. Mwabyumvise? Iyo vitamini n'ibindi mpamvu muza bitatu, reka mubabwire bitatu ko ibyo byihuse. Hariho n'ibindi na soya ibamo na yera yikabamo, ariko reka impamvu mvuze ibyo ni ukuvuga ngo mube mufashe ibyo: karoti, ishu n'umwembe. Bibisi ntabwo ari byo mu nkono, ibyo se n'ibi biratekwa. Ibyo mvuze, ishu ryo riratekwa, si ibyo na karoti iratekwa, ariko ibyo mvuze ni ukubirya ari bibisi. Umwembe wo niwe udatekwa. Bingahe? Iki ni iki? Abumva iyo batugejeje. Mushyiremo karoti n'umwembe n'intuza yemwe ba. Harya babyita mu kimu cyongereza. Twise dufasha abana bababwira umwembe, karoti n'ishu. Karoti ni karoti, umwembe ni mango, ishu cabbage. Sivyora cabbage zibamo amoko ariko nazo mubyumve neza. Cabbage murayizi? Okay. Mango. Aya karoti kasika karoti. Sani ibyo hari. Haza tuzakimenya rero. Narakimenye. Ibyo byo kurya rero mwabana muri ya firigo ariho mu kigega, nyoko n'abavuye guhaha, hubonemo umwembe, hubonemo karoti, hubonemo ishu, ujye uvuga ngo ntabwo wahashye kambe ntambutse. Vitamini B. Iyi vitamini B itera ubwonko. Vitamini B ya mbere, hari B ya mbere, ya kabiri, ya gatandatu, ya 12, ariko icyo nitaho cyane ni vitamini B ya mbere. Vitamini B ya mbere ikorana n'ubwonko, ituma ubwonko bukora neza. Noneho iriya vitamini B ya mbere ikwirakwiza amasukari mu mubiri, igatuma umunyu wa anserine uriyuba mwinshi mu ndurwe, ugatera umwijima ugabanuka. Noneho rero kandi iyo umuntu afite vitamini B ya mbere ituma umutima utera neza. Muri kubyumva? Utuma umutima ugira ute? Umutima utera neza. Noneho biboneka hehe rero? Vitamini B ya mbere mu kimera yabonekamo cyane cyane iboneka mu binyampeke bitigeze bikurwaho kiriya gihu cy'inyuma. Mwumvise? Iboneka mu binyampeke bigize bite? Bigize bite? Bifite ibihu byabyo: amasaka, ingano, ibigori, sinzirimo no kubyumva, uburo. Ibyo biba birimo vitamini B ya mbere, ariko wajya kurya ibigori ngo ndabirya igihu kitariho, nta vitamini B ya mbere. Yego, buriya ni ukuvuga ngo batujyanye mu kunywa igikoma cyujuje ibyo ntungamubiri. Ni bande bakunda igikoma?
nta mugabo ukunda igikoma ngo ukundi umugabo unywa igikoma ntamenye igikomye mu nzu niko basigaye bavuga. Ninde ukunda igikoma ngenda gikunda abo bose nkamenye igikomye mu nzu n'ubundi ibyo uwo mugani ujye ubigarukira umuntu waseze ntiyamenye igikomye mu nzu. Murebe ibyiza babihariye abana n'abagore ngo ni ibyabo ni iby'ababyeyi babyaye ariko umubyeyi wabyaye ahabwa ibibi. Ndi kubabaza umubyeyi wabyaye ahabwa ibibi none winywereye ku gakoma k'umubyeyi wabyaye ngo nturamenye igikomye mu nzu. Mbega akaga abantu bizaniye. Ariko umuntu ukunda kariya gakoma mvuze uzafate umuneke wawe uwurye unywe n'igikoma sibyo ra wikira mvuze uzabanza urya umuneke. Iyo umanjiye kurya umuneke ukanywa agakoma ukabyimenyereza uzitote umuntu agira ukuntu abyibuha. Ntabwo ari ukuruma umuneke ngo unywe n'igikoma uruma umuneke unywe n'igikoma ahubwo impamvu ibyanditswe ubuvuzi cyangwa se temperature biravuga ngo ubanze ibibisi imbere ibishyushyu bikurikizeho. Ibyo ndabizi ahubwo nari nzi ko umuntu anyoye igikoma icyo umuntu abanza abyutse ni amazi. Igihe igikoma kizahira rero nkakinywa ntabwo nari nzi ko umuntu yarya imbuto ari mu gikoma. Ubwo njyewe ndavuga nitambukire ni ukuvuga ngo niba mubyutse murashaka umuti wo kubyuka murashaka umuti wo kubyuka ko ndi kumva reka mbabwire niba ugiye kubyuka mu gitondo fata igice cya litiro k'agacupa ko mujya mubona ugashyushye ufata indimu y'umuhondo cyangwa indimu kamuriremo y'amazi yayo. Murabyumva neza? Numara gukamura mwari amazi uyanywe muzi ibintu azagukiza kankubabwira indwara zagukiza. Ubwo ni mu gitondo nuwitaho biza kugira umumaro nutabyitaho uzaba nka Namani ngo niwacu hari ibidendezi by'amazi. Mvuze ikihera mvuze iki niki amazi ari mu iki ni ukuvuga ngo aya mazi ari mu indimu unyoye mu gitondo ukibyuka y'akazuyazi icya mbere mubyumve neza. Umuntu ukunda kurwara akaberetwa akayimenyereza amezi 3 ntasa kindi irimo umutwe wamaze gukira. Umuntu ugira ikibazo cya diabete azongeramo umutobe wa onyo ibyo bintu abyimenyereze mu mezi 6 diabete izaba imaze gukira. Iki turi kuvuga igiki kibikora ibyo bintu ari mwiki hari abantu ari amazi unyoye ashyushye abagabo barwaye prostate n'abagore mu mezi 3 ibimaze gukira. Abagore ntago bagira prostate yabuzwa niki? Ubwo reka dutambuke tuzakurikirana aho bihera. Ubundi prostate ntabwo ndi buyisobanure tuzasobanura prostate aho ifata mu kanyama runaka. Tuzayiganira ku kindi. Sibyo ra?
noneho rero ariya mazi yoroshya impyiko. Mu mezi 3 uri kunywa ariya mazi, ariko ku mpyiko ndahagaruka. Ni ukuvuga ngo rero aya mazi atuma imitsi yo mu bwonko n'amaraso bitembera neza, indwara zirimo zigasohoka. Ngo ni iki? Kambe ncumbikiye aho. icyo kibazo utaraharenga Manza uravuze ngo atuma amaraso yihuta atembera. atembera neza nta myanda, mbega yungurura imyanda muri make. none ku muntu uburyo bw'imyanda yarakoresha Arayungurura, ntabwo atuma yihuta vuduka. ariko oya bituma umuntu ava cyane. Oya, ubwo waba uri kwivura nawe. Ikintu gituma amaraso yihuta, ahubwo bivuga ngo ni iki gitera umuvuduko w'amaraso kwihuta mu biribwa, akaba yahumbaza we. nakurajije nyine kubera ko uvuze ngo nawe nyinjiramo kandi itera. Niko navuze. suvuze Navuze ku muntu urwaye diyabete. umutobe wawe nyo Navuze umuntu urwaye diyabete. Umuntu urwaye diyabete yakoresha umutobe w'indimu n'umutobe wa onyo. Uri kubyumva? Ntabwo ari buri wese mu mazi. nagize Oya. Njye nongeye ngo ku muntu urwaye diyabete yakoreshaho n'umutobe wa onyo. Ahubwo ibintu bituma umuntu amaraso yirukanka, urabyumva neza? Ku muntu urwaye umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso, yirinda gukoresha ibi bintu. Tungurusumu ntabwo wemerewe kuyikoresha uri kuva amaraso mu myanya runaka, cyangwa se abantu barwaye umuvuduko w'amaraso. Ntabwo tangawizi yemererwa gukoreshwa ku muntu ufite umuvuduko w'amaraso. Sinzi niba muri kubyumva. Tungurusumu ni ukuvuga ngo tungurusumu ku muntu ufite umuvuduko w'amaraso wayikoresha, ariko ntabwo wayikoresha ku muntu uri kuva amaraso. Mubyumve neza, kuyikoresha uri mu mwanya wo kuva amaraso ntabwo yemewe, ariko ku muvuduko w'amaraso biremewe, kuko ihagarara hagati y'umuvuduko w'amaraso igakora ubuvugizi bwo kugira ngo igabanye kuri wa muvuduko uri kwiruka. Sinzi niba byumvikanye. Ikora mu buryo bubiri, kuvuga ngo hari uburyo bwo kuba yakihutisha amaraso cyangwa se ikagabanya umuvuduko, ikaba ibaye gasopo kuyirya ku muntu uri kuva iki amaraso. Ikindi, umuntu uva cyane ntatsine biba bisaba biba bigaragaza ko mu mubiri we adafite icyo bita vitamini K. Iriya vitamini K y'umuntu atayifite iteka ryose ava amaraso uko yiboneye, ni ukuvuga ngo niyo yaguye nta n'ugatsina, ko vitamini K ishinzwe kujya gupfukapfuka hahandi ifatanyije na vitamini C igihe ukomeretse, igatera abasirikari benshi kujya hahandi bakahapfuka, ukabona hahise havura gutemba kw'amaraso kurahagaze. Yesu ashimwe. Twari turi ku kiribwa cyitwa vitamini B. Twabonye vitamini B icyo ishinzwe, ngo ishinzwe kuringaniza ubwonko. Iyo umuntu vitamini B ya mbere atayifite mu bwonko, arwara indwara bita beriberi. Beriberi, iyo ndwara iyo umuntu ayirwaye uramubwira ibyo umubwiye akikiriza. Niba ari kujya gutukana aremera, niba ari kujya kwica aremera, icyo umubwiye cyose arikiriza, byaba bibi byaba byiza. Beriberi
kandi umuntu uyirwaye ntabwo agira ibitekerezo bizima mu byumve neza. Ariko dufite ibintu byinshi dushobora, hari abantu bakunda kawunga yiba vitamini B ya mbere. Ntabwo mbabujije kuyirya, abayirya ibyo nta kibazo pe, ariko umenye ngo ni umujura ugenda ukirira vitamini ya B ya mbere. Kandi iriya kawunga amafu ameze nkayo ari mu nganda atagira febure, kuvuga ngo iba yaragurutse. Ayo ngayo yari igihe kirekire agutera ibibyimba byo mu bwonko, akagutera kuziba kw'amara. Niba uyiriye rero urakoresha imboga nyinshi kugira ngo utazahura n'icyo kibazo. Yego Gasa. Yego, mu kanya nari nsabye ikibazo. Mama Dana baravuze nyine birahagana ariko kubaza, ariko ngiye mu cyifuzo nanone ndimo ndagira ngo hari igihe kubera turi kuvuga ku bintu by'ubuvuzi, buri muntu wese yibariza ke wenda katari mu murongo w'icyo turiho kwiga ikintu kitubwira umutwe w'amagambo aravuga ngo plante alimentaire, ibimera ariko turya. Niwo mutwe w'amagambo. Ntabwo mu cyongereza bakunda gukoresha ngo food plants, ijambo food ni ibiribwa, ariko mu kanya bavuze ku mazi, umwanya wo kuyanywa numva tugiye ahandi, kubera deja amazi ntabwo ari ibimera, yaba ari amazi ni isomo ryihariye, ariko ntawabuza kubaza, kubera ko kubaza bijyana n'akantu ko bifitiyeho amatsiko kaba kagiye ku ruhande tukavuga cyangwa tukakareka. None uravuze ngo bavuze vitamini A n'ibiyibamo. Izo vitamini zose byanze bikunze zigomba kuba mu rugo, narindi ko turi Abanyamerika, ntabwo ari byo kuvuga ngo nagiye ku isoko ndahaha ngura bikeya. Baje hano se hari ukabivuga bakabyumva cyane ko ari inyunganizi inafite imbaraga. Yes, dash. Yes, ashimwe. Turi kwiga isomo ritubwira ngo byo bita ngo plante alimentaire. Ibimera bivura cyangwa ni plante alimentaire, ni ibimera turya. None mu kanya nongere bisubiremo, umwara waje ngo amazi bayanywa ryari, bakuganisha ku mazi, kandi amazi ntabwo ari mu bimera, ahubwo Imana ifite uko yabiremye, ni isomo ryihariye. Rero kugira ngo tutaye ku ruhande twivugire ku bimera tu, bya bindi bimera kandi dukoresha. Bavuze kuri vitamine A cyangwa A, uvuga kuri vitamine B cyangwa B nyine, niyo twari tugezeho. Rero yo turi gusoma bino, navuga ngo nk'Abanyamerika bafite umugisha wo kuba ubo icyo washaka kurya cyose wakibona, ariko Umunyafurika we arya kimwe yifuza kugira ngo atubure. Nizere ko hano mutari gutubura, ahubwo twareka kurya ibimera abitewe n'iki no kutasobanukirwa. Rero tugeze kuri vitamine B cyangwa B, ni ibimera ariko byitwa impeke. Kandi izo mbeke mu kanya nandi gusoma hano kuri Google, bari kuvuga ngo ibiryo biribwa cyane ni ingano, ni ibigori hamwe na ibigori, ingano hamwe n'umuceri. Ariko nyamunda kubona abantu benshi banga umuceri. Umuceri barawanze ku buryo bawuryaga muri Afurika, reka rwose. Umuceri ngo ntabwo bawushaka, ariko usomye akamaro k'umuceri basanga ari mwinshi. Uri ubwiye abana hano kurya umuceri basanga batahawuze. Ibigori nabyo tubirya gakeya, none bakunda kubirya ngo mu gikoma nyine, ukagira ngo umugabo mu igikoma ngo ntamenye igikoma, ariko bya bindi byifitiye akamaro umuntu wabyaye n'umuzima biriye ntacyo byamutwara. None rero cyo nshaka kugira ngo tuvuge nyine kuri biriya bimera, bambe biriya byo bita imbeke, cyane cyane zigomba kuribwa zikiri nzima. Nta bantu bajya babona uko bajya bateka ibana nagomya muri ibigori,
ibigori birahari wenda ku baje buno vuba ibigori birahaboneka nubwo biba byanyumize babibika muri fridge ariko biba binafite intungamubiri rero kwa guhekenya icyo gifu kikabikora mu nda bifasha amara no kubeta no kugira gute ngo rero cyo ntunganiraga nyine nuko izo mpeke byanze bikombye ururimi rwacu n'amenyo bigomba gukoramo kugira ngo bishobore kuba byakora umurimo wacu murakoze cyane urakoze nawe boreka nihute tugiye kujya ku mavitamini aboneka muri bya bimera mbabwiye niba ugiye gutegura ayo mavitamini ibyo byo kurya ujye umenya ngo ibi byo kurya ngiye gutegura birimo ayahe mavitamini byo gutunga ubuzima bwacu kuko ubuzima bwawe nuwaguha miliyoni zirenga na tiriyari ngo ubuzima bwawe ubusenye na ya mafaranga ushobora gupfa utayamaze siko bimeze ariko uyu munsi uriye ibyatunga ubuzima bwawe waba uyu munsi wumvishije ubuvuzi mu myaka 20 wenda wari kuzarangiza uyu munsi ugahera ku buvuzi wivura Imana ishobora gukongera indi 15 nk'imwe ya Hezekiya bitewe nuko wakurikije amabwiriza agenga ubuzima nababwiye ngo vitamini A imariki ituma umuntu abona neza itera igikuriro amagufwa arakomera ibisebe n'imvune birakira vuba uruhu rw'umubiri rumera neza irinda kurwaragurika ituma umubiri ukoresha neza ibinyamavuta iyo ni vitamini A twajyanye aho iboneka rero iboneka mu isombe karoti tomate epinari ibijumba vitamini A no kumwembe ni ukuvuga ngo iboneka so muri gushaka iboneka mu isombe hari abagabo batarya sombe ariko niba utarya sombe ngo isombe ni iz'abagore niba utarya isombe karoti tomate sibyo epinari n'ibijumba ibi bijumba bivuzwe rero ntabwo ari byose ahubwo ni ibijumba bitaga rwa Kenya cyangwa se bya bijumba bifite ibara ry'umuhondo nibyo birimo kuvugwa hari mwabyumvise kijumba cy'umuhondo nicyo kigirira vitamini n'abana barwaye bwaki barabikura bakabyanika bikuma byamara kuma bakabisyamo ifu yapo bakayishigishira abana barwaye bwaki kugira ngo bakire byumisha imashini ntabwo izuba ryari byumisha nta kibazo cyangwa no kubisya byuma babishyira mu mashini bakabisya noneho bakabyumisha ku zindi mashini yego bakongera bakabigira noneho yo kwiyungurura utyo katurebe noneho ko umuntu wabuzira vitamini A uko ibimenyetso bimuranga sibyo ra kugira ngo uzamenye ko yabuze vitamini A mu bwonko ni yihe ni ukuvuga ngo ni ukutareba neza uwo umuntu utareba neza nta vitamini A bafite atareba neza nimugoroba mu maso hakaza hari igihe ngo hazamwe ibisebe cyangwa se amarira udusebe ku ruhu tugakura kudakura kw'abana no kurwaragurika byo ngibyo ni kiranga umuntu ubuze vitamini A mu mubiri kanambuke rero tujye kuri vitamini B ya mbere iyo nababwiye ngo vitamini B ya mbere ituma umubiri ukora neza ukoresha neza ibinyamasukari kandi yongera gukunda ibyo yongera apeti ku muntu kugira ngo akunde kurya umuntu udakunda kurya burya n'aba bana impamvu ubona ubaha ibyo kurya ntibabyiteho nta vitamini B ya mbere bafite hari igihe ashobora kubyanga ukabona ntarimo kubirya bitewe n'uko nta peti kamushakira ibinini ahubwo tubonye ko kugira ngo umuntu agire apeti ariko agomba kuba afite vitamini B ya mbere iyo utayifite rero nta peti ugira kandi ngo irinda imyakura murayizi imyakura ni ukuvuga ngo imyakura ni imitsi yumva sinzi nawe uri kubyumva
ahantu wumva hose imyakura ikora neza, ahantu utwumvirizo twose tw'umubiri ni imyakura, bituma yumva neza, ubwonko bukora neza, umuntu akura neza, uruhu rw'umubiri rumera neza, umutima utera ufite ingufu kuko afite vitamini B ya mbere. Noneho ibimenyetso by'uyibuze: kuremara. Umuntu ufite ubuze vitamini B ya mbere akunda kugagara, kagira turabye twa rubaga impande, imibiri imwe ikaba pararize kuko atagira vitamini B ya mbere. Kugagara, guta ubwenge, gucika intege n'indwara bita beriberi, ibyo biboneka ku muntu ubuze vitamini B ya mbere. Aho iboneka rero kugira ngo uyirinde, siko bimeze ra, cyangwa uyivure. Nababwiye ngo ni mu binyampeke bigomba kuba bigize bite, bitavuyeho ibihu byabyo. Ikindi nababwiye ngo ni umumero w'ibinyampeke, icyo mucyumve neza, n'ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe, ibinyamisogwe sibyo ra, n'imboga rwatsi n'imbuto, ibyo birakwiriye. Ariko ibi binyamisogwe rero baba bavuze umutonore. Nyamisogwe, amashaza, umutonore, biriya bintu bikiri bibisi batonoye bitari byumva. Mwabyumvise ahari? Mwabuze ingano? Nitujya ku ifunguro ntabwo zizaboneka ingano. Uzaze mwereke aho zigurira. Kinda zifite ingano, uzaze mwereke aho bazigurira. Ubara zifite. Nagize abantu uyu mugabo ufite amakene. Abakeneye ingano ni bande? Yama ibintu birakomeye. Mbo keretse niba barazimaze, ariko ingano zijya zikunda kuboneka. Ingano yego bagiye muri aya masoko yose, cyane cyane aya masoko y'Abarabu, ugiyemo nuko wenda tuba tutabisobanukiwe, ufashe n'ifoto wenda yazo ukayizibereka, ziba zirimo zitanabese, ziba zirimo na sezame, byose yakunze kubigura muri tuno dusoko tw'Abarabu. Aya masoko y'Abarabu yose yagiyemo wazibona, ziraboneka. Ibyo narigiye kubabwira, kuba Senegal ugiyeyo ntiwazibura, kuba Arabu ugiyeyo ntiwazibura. Aba Barabu hariya uretse nzashaka aderese nyibahereze utyo, ahubwo ubushake icyo muzashaka muzakibona, nimugishakana umwete. Mbo ni ukuvuga ngo tugiye kuri vitamini ishimwe rwose ko mugiye kugira kandi nababwiye ngo muzanterefone mbaha aderesi, muze kubimbaza tuvuye aha ngaha. Rero nababwiye ngo vitamini K ituma hakorwa ibintu bituma amaraso avura mu gihe umuntu akomeretse. Navuze umumero w'ibinyampeke biri n'ibihu byabyo, n'ibinyamisogwe bikiri bibisi, n'imbuto n'imboga. Iyo bavuze ibinyampeke bavuze amasaka, ibigori, ingano, sezame, uburo, murabyumva hari. Ibyo rero ni ibinyampeke. N'umuceri nawe uri mu binyampeke. Nta masaka. Ikibazo cy'amasaka rero reka nkibabwire, ino ntabwo bajya bahinga amasaka yandi y'iwacu atuye, ahubwo hari ayo bita sayiri. Sayiri ushobora kuyibona mu masoko y'ina, ijya kuba nk'uburo ariko ikaba bunini h'uburo bukeya. Nk'abazi mu Rwanda hari amasaka bitaga mitsingi y'umweru, sayiri ijya gusa nayo ngayo. Ngero bishatse babibona. Naho hariya y'umutuku nk'ay'iwacu, ayo ngayo ahingwa mu bihugu urebye ni mu Rwanda na Kongo n'u Burundi,
naho no muri Tanzania ntibayazi bahinga seyiki. Rero ntabwo mwapfa kuyabona, byasaba ko buyenda mwakora ubushakashatsi bundi. Ni kuri aya masoko yacu y'abantu bacu gusa. Ngo bureke mbabwire, niba amasaka muzajya kuba Senegali y'amakoma muzayahasanga. Bari kwa bagode amasaka ariho. Aba bacuruza b'abanyafurika bacuruza iby'abanyafurika n'amakoma abayajemo. Sinzi niba mubyumva. Abasenegali hari ubwo saba mu gihugu cyo muri Afurika ariko atari abo mu Rwanda ntimubizi, ariko uzajya gushaka y'ibumba, ushaka y'igisura, ushaka ibira byose nabo basange n'amakara babifite. Ariko ibiramba nshatse kubabwira, hari igihe n'amakara ushobora kwibwira ngo hari abantu bagenda bakagura amakara uko biboneye, buriya amakara ari amoko atandukanye, ukagenda ugapfa kugura ngo ni amakara usanze ariko atari mayideni uguze. Nabyo mujye mubyitondera mu byo mujya kugura, ukamenya ngo icyo ugiye kugura kiramvura koko. Ngo naguze amakara ngo ndwaye indwara ngo sinakira, waguze atariyo ko wihuse. Rero ndumva kuri ibi binyampeke mwabyumvise bifite vitamini B ya mbere. Vitamini rero ni menshi, hari iyo bita P. Iyi vitamini P nababwiye ko vitamini K nari maze kuyivuga ngo ituma umuntu amaraso ye avura mu gihe yakomeretse. Sinavuga ibimenyetso by'uwabuze K, noneho nayo ishobora kuboneka, reka bariho mvuga, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyi vitamini K aho iboneka muri epinari. Simuzizi? Epinari ni muzizi? Ikaboneka no mu nyanya, amashaza y'umutonore, ibirayi, inkeri. Vitamini K iboneka. Ariko wajya mu isoko ugasanga umubyeyi yateguye ku meza. Nyabona twageze muri Amerika, ntabwo mukiri muri Afurika, ngo utegure ibishyimbo na kawunga, utegure ibirayi n'ibishyimbo, impungure n'ibishyimbo. Urumva? Ugasaga ku isahani ari guhora indyo zidahindagurika ari z'ubwoko bumwe, ukaboramo ibitunga umubiri, ibikomeza umubiri, ibiwubaka. Iyo mitekere ikwiriye guhinduka. Mwababyeyi mwe mwaba mushaje mukiga guteka neza. Mukiga guteka neza nubwo waba ushaje, ushobora kuba ushaje udateka neza. Urambwira ngo none ko nkuze nk'abageze aha ngaho ngejejwe nuko natetse nabi. Oya, ahubwo uyu munsi utetse neza mu myaka yawe wakongeraho indi. Ninde udashaka kwiyongerera imyaka? Ninde ushaka gupfa vuba? Hari waboneka. Ariko ibyo turya nibyo biri kutubwira ngo twice vuba vuba twivireho. Abakera bo baryaga ibibisi, kandi ikindi birindaga amasukari n'iy'imyunyu yo muri iki gihe. Mubyumve neza. Indwara z'ibyorezo nizare ziragwira. Noneho twebwe nongere mbabwire ngo ibyo turimo kurya byo twebwe abo muri iki kinyejana tugiye kurimburwa n'amakanseri. Muri kubyumva neza? Kandi ibyo kurya turya, niba udashatse ibikuramo imbuto za kanseri, zizashakisha agasebe kamwe mu mubiri wawe, nibe nk'ivunja. Ubwo ibikujyana uzaba wabibonye. Njya mbona abantu bakora birthday ngo barashaje, bagakora iminsi birthday ngo ariko mujya mubibona hari aca uri umuntu waza gukora birthday yawe gukundana. Mba ndikwerekeza heza, ndishimira ngo ndikwerekera heza. Umwe ari kwishima ngo imyaka maze, undi ngo imyaka maze akorerwa iminsi mikuru ni babana, nawe uri kwerekeza hatari heza ngo nta wahishimira. Ahubwo icyo umuntu yishimira ni ukubaho, sibyo ra? Uriya ni ukuvuga ngo mbega cyangwa uyu munsi uramutse uriye ibiyiko, ni urugero ngiye kugwa, ariko ibiyiko 5 by'ibyo kurya byo mu nkono, ukarya ibiyiko 20 by'imbuto n'imboga bibisi,
niba wari uzarangiza imyaka 60 nako 70 gaca warangiza imyaka 90 ubutaramye cyangwa ugakubita ukuzuza ijana bitewe nuko bari iki tugabanye ibihe byo mu nkono twongera ibyinshi by'ibibisi sibyo ni ibihe rero dufite imbuto dufite imboga ibyo bintu ni ukubyitaho cyane imbuto ni iki n'imboga muri ubwo buryo rero reka ngira icyo mvuga nihuta ngiye kuvuga ibyongera amaraso beterave ariko inkeri ko ziri mu bwoko bubiri n'izishaka ntabwo ni butatu iyo wavuze inkeri ahubwo burarenga na butatu hari inkeri za kizungu hari za nkeri z'ishyamba z'imikara hari izitukura kuvuga ngo rero inkeri twe turi kubwirwa ni izi ngizi tugura mu isoko strawberry ziranini ntabwo ari za nini oya ntituvuge zimwe zo ni ukuvuga ngo burya inkeri iyo bavuze inkeri ziri mwamoko nk'uko tubivuze ariko noneho zigenda zisumbana ubushobozi sibyo buriya ntiwibwire ngo izi za strawberry ziriya zihwanye na ziriya z'ishyamba iz'ishyamba zizirusha imbaraga kutazi iyo usanga ntuzajya kugura ikintu mu isoko ukaba usanga cyanditseho ntuza organic naturel uzamenye ngo icyo ni umwimerere n'ibikiguhenda kigure nicyo gifite ubuzima buzira umuze sinzi niba muri kubyumva hari abantu yarangiza yajya mu isoko agahita ku nkeri agahita kuri beterave agahita ku nanasi maze akagenda yikoreye ubugaro bw'amata washyiramo icyo kirahuri ukabona muri imbuto 1000 za kanseri zuzuye mu mata n'ukuntu kanseri iri kwica abantu wakikorera ku kajerekani abanywa amata mumbabarire kubivuga babikora utabikora nta kibazo ariko n'ibidutera kurwara tubimenye wajya mu isoko uhise ku mbuto uhise ku mboga ukagenda wikoreye ikarito y'amagi murumva si ikibazo reka nigire kuri beterave murayizi iyo beterave rero ni ukuvuga ngo iyi beterave ni mu byo kurya byongera amaraso ngiye kwihutira ku byo kurya byongera amaraso niba ushaka kwiyongera amaraso ukoresha ibyo kurya ndabikubwira mu bimera niba ushaka rero kutabirya bazajya kuvoma yundi bayaguhereza nibyo byiza ngo yabuze amaraso twamwongereye amaraso bakagenda wabwiye kwa muganga bagasanga inosaniseriye mu mubiri wafite amaraso mazima bakakuvomamo ubucupa nka 6 bati tuzabuhereza uzaza huje robire ruje nawe tumufashishe uwo muntu nawe kwa muganga akongera akagukubitamo cya serumu cyo kugira ngo amaraso yiyongere kuko bari kubona yuko uri bugere mu rugo ukongera mwandi maraso ugasanga mugiye kwivuza muri nka 5 babavomyemo nk'amaritiro 10 amagroupe bakavuga ngo bakayabika waba warwaye uzongererwa bakazagerageza bakareba ko harera muri ya maraso y'amagroupe hari amaraso ahuje naye ku buryo bitari kugira ingaruka kuri wa muntu icyo gihe rero iyo wabonye ya maraso ahuje ayanjye ahuje na gacanga ntumbaze uburyo ibyo babikora ya maraso barayamwongerera kuko sa y'inyamaswa nayo umuntu kandi niba bakorana na kuruwarure ntumbaze icyangombwa nuko tuzi ko iyo ugiye kongererwa amaraso nayo umundi muntu kandi yabitswe atarayo wapfuye arayo muzima sibyo gasana ayo ngayo rero nuko muba muguje groupe cyangwa gorobire ruje zanyu bakayagufashisha noneho rero reka mbabwire ibintu byongera amaraso beterave avoka indimu inzabibu ibihwagari soya ibinyampeke ibinyampeke ni bya bindi
urwara tuzanywa igikoma cy'amoko 7 amaraso azaba yiyongereye. Nibumva iri bumba ry'icyatsi kibisi murarireba murarizi, iyo urinyoye uzajye ku munzani numara kwipimisha urebe ibiro ufite, numara kubireba ibiro ufite utangire urinywe iminsi 8 uzajye ku munzani nudasanga byariyongeye uzavuge ngo narabeshye. Cyo ndambaye intambwe mvuze ibumba ry'icyatsi kibisi ukajya urinywa buri mu gitondo, ugafata akayiko akagato ugakoroga mu kirahuri ukabinywa iminsi 8. Wamaze kureba ibiro byawe iminsi 8 nishira uzajya kwipimisha uzareba ibiro uzaba wiyongereye uzambwira. Hari n'icyo bita tungurusumu. Tungurusumu yoroshya amaraso kandi ikayatera ayihuta, ikayagabanyiriza umuvuduko agenda buhoro ikayongerera. Icyo gihe rero umwana duheke 2 umuntu mukuru akarya 4 ku munsi. Kandi umuntu upfunyitse tungurusumu cyangwa wayiriye ntabwo ajya yanduzwa n'ibi birwara bya bindi bya gripe, intuza, inkorora cyangwa se izi ndwara zandura. Urampumuro yazo yirukana izo ndwara zandura muri ari amabagiteri arahunga akangirika. Indimu irwanya indurwe nyinshi. Abantu bagira indurwe nyinshi mu mubiri ashobora gufata ya ndimu nababwiye akayivanze n'amazi y'akazuyazi, igigenda igabanya iriya ndurwe nyinshi iri mu mubiri. Mwabyumvise? Reka gatonda guha umwanya. Vitamini C, iriya vitamini C iboneka mu mboga, mu bintu bibisi, kandi nayo ikorana na globule rouge. Vitamini C ubundi ni abasirikari bashinzwe kurinda umubiri. Iyi vitamini C noneho rero iboneka mu ndimu, iboneka muri tungurusumu, mu macunga, muri onyo n'inzabibu. Ariko amacunga afite vitamini A na C. Wiririwe amacunga 12. Nkumbaze ngo warajya ukayamara ngenge kubabwira 12. Urayiririwe atatu 12 ku munsi. Amacunga ntabwo muyazi. Oye nje muranangaje ngo amacunga 12 ntabwo wayamara. Bo bari kuyabara ko bari kuyarira rimwe, ariko ntabwo imbuto wazirya rimwe ngo uzirire umunsi wose inzara yakwica ukagwa no mu. Iyo bavuze 12 ushobora kurya 6 icyarimwe, andi 6 mu gitondo kugeza saa 6. Urabyumva? Guhera saa 6 ukongera ukajya yandi akageza nimugoroba. Bivuga ngo uwo munsi wiririwe ayo macunga yonyine. Ariko kubera iki muri gushaka isahani y'ibyo kurya bihiye mu nkono? Wumve ya kamere. Ntabwo nari ko mutaza amacunga. None amacunga ni ijambo rikubiye muri yose. Chungwa ni ronji. Iyo bavuze ronji ni icunga. Ntabwo rero amacunga harimo amanuza, nukuvuga ngo aya macunga arimo kuvuga ntabwo harimo amacunga nayo amaronji arimo amoko 2. Harimo amato harimo n'amanini. Aya arimo kuvugwa ni yandi matoya. Oya. Mandarine iri ukwayo. Amacunga ari ukwayo. Yego. Hakaba n'amacunga manini. Usanga ni runini rungana gutya. Ugasanga n'irindi ritoya. Ariko rigiye kungana na mandarine ariko atari mandarine. Noneho nukuvuga ngo aya macunga mvuze uyiririwe
ngirira mukamarari oya iyo ni mandarine nahise nyibona igira imigongo ni mandarine ntabwo ari iri kuvugwa rero aya matunda iyo uyariye 12 ukanywa na ya mazi nakubwiye wabyukiyeho akiziza indwara zikurikira ukabikora kabiri buri cyumweru kabiri mu cyumweru muri kumva bikiza umuvuduko w'amaraso aya maronji akura imisenyi atuma impyiko zidakora neza muri kubyumva ko navuze 10 ikingira kanseri kura imisenyi mu mpyiko umuvuduko turi kujyana reka mbe garukiyaho kanje kuri onyo murayizi ndi kubyongera iki onyiriya amavuta yayatuma atembera neza mu mubiri kandi agatemberana umwete mwinshi rero iyi onyo mubona ifite imbaraga zikomeye cyane onyo irimo amoko abiri onyo y'umweru na onyo itukura iyi ngiye kubabwira rero ni onyo itukura muri kubyumva uzafate karoti imwe onyo itukura kabiri indimu gatatu muri kubyumva bintu bingahe indimu y'umuhondo biriya bintu bikeke salade biri kumubivange ujye ubirya gatatu mu cyumweru biri kumwe mvuze iki mvuze ngo ni bingahe iki ni iki onyo indimu na karoti abantu bagira ibibazo by'umugongo kwinekera buri kanya kwiruhutse bizarangira abantu bafite ibibazo by'impyiko bizarangira abantu bafite ibibazo by'umutima bizarangira ntabuki ubuki wundi bibishyizemo buragenda bugacagagura za mbaraga n'ingufu byari bifite iyo bikoresheje ubuki bufite imyunyu igenda igatsikamira za mbaraga kugira ngo niyo mpamvu usanga nawe ukanabigifite biryohereye umuti uryohereye wagukiza ubwo rero mwarambwira ngo none ngo ko biba bisharira none umuti ushariye niwo ugira uti niwo ukiza oya ibijyana mu gifu keretse ushyizemo tungurusumu burya ni ukuvuga ngo nunabirya ukumva mu nda bigezeho hatse y'umuriro ujye umenya ngo igifu cyawe kirimo ibisebe cyarangiritse ntabwo ari ibyo ngibyo bikwangirije ahubwo ibyakwangirije ni bya biryo wariye ya ntore y'ubugari wamize ishyushye cyane abana iyo babahaye ubugari akatigira akajya akata wi maze cya gifu wa muriro mwinshi wamara kugera mu gifu igifu kikakamo umuriro bwa bwoya bugashya ba bana bajya ibyo kurya bashyuhaguza igikoma unyoye uri gushyuhaguza kiragenda gitwike bwa bwoya ariko reba izo nyama ibyo bintu bishyushye uri kurohama usibye imana idukingira mwagize ngo uri ukora ahantu heza biragenda bigatwika bwa bwoya bugapfuka icyo gihe ibisebe bikaboneka wageza mbuto rero zigatoneka ahantu ngo indimu nariye ngo na karoti ngo byanteye ibisebe ngo biri kumbi ibisebe byaje kare niwumva rero uriwe ikizagukiza ni iki uzakubitamo herayo ushyiremo n'ubuki kugira ngo bigende byomore bya bisebe mwabyumvise iki mbabwiye iki ni iki ni ubuki aha ndi kubibigisha hariho ndi kwaka amafaranga hariho ndi gusaba amafaranga
ariko niwanga kubikurikiza uzajyana Medicaid, niba utayifite bazaguha fagitire y'ibihumbi 3 ayo gukora muri company uyatange, nabo uzanga kuyabaha kandi bari kuguha ibinini nabyo byo kukwica, biragukiza ariko bigusigiremo amavirusi. Iyi mbaraga tuba turi mu gukoresha kugira ngo dutangane ubu bumenyi abantu bivure, ni ukugira ngo mwirinde, kuko umuntu ukurikiza ibi aririnda muganga. Araba ari kubwira muganga ngo winkozaho ibiganza byawe, unkozaho ibiganza kamvura. Niki ni karoti, ni indimu, ni ishu, sibyo, ni beterave. Noneho rero ikindi, yewe muntu urwaye amaso, ndagenda mvuga duke duke, ufashe karoti ugafata ishu ni bibisi, ugafata n'ikirayi ukabihekenyera hamwe. Ntabwo muranywa uzi ikirayi kibisi ukuntu kiryoha? Reka museke, twebwe ntabwo twamenyereye kurya ibyishwe n'umuriro, no kugira ngo mbega sana bizatwinjiremo biragoye cyane, ahubwo kurya ibyo muri Makedoniya bizatworohera kuruta kurya ibibisi. Buriya uwagira farumasi akayishinga hariya y'ibiribwa, aba bazungu twabavura bagakira, bafite inda wagira ngo mu nda yabo harimo abana 5, ugasanga bafite imibyibuho yarenze, babuze uwabavura bitewe n'imirire mibi yabo. Ugiye hariya waba umudogiteri ukomeye kuri bo, ariko kubera kudusuzugura ntabwo babyemeye. Nta cyiza kiva ku mwirabura. Hari umwe wampamagaye arambaza hari uburwayi yararwaye, ase ejo muri Amerika batazajya kunkanika ngo nigize umuvuzi, ndangije cyabikora narawujyaye nyuhereza undi muntu mwene wabo w'inshuti yanjye, aragenda aramubwira ngo ni medical naturel, amwereka ko ari imiti y'umwimerere, yaragiye abitera yikoresha barakize. None ngo umuti wawukuye hehe? Ashatse kuntereza abandi nanjye ndiku ibyemera suka muganga w'abazungu. Ndi kuba muganga w'abazungu se nibampamagara azambwira ngo budogiteri nabwigiye hehe? Bakubaza certificate. Oya certificate wifite nayigira. Ndayifite. Mu gikuru waruje nizemo ndayifite. Nibi bya by'ubuvuzi ariko ntabwo ibyo wabibarata imbere. Ntabwo byashoboka. Urumva? Ariko nabo barenya uzajye muri trade free market nyabona ari kugurisha imiti isanzwe. Ibyo ni ibindi, ariko ngende ashaka kugira ngo twebwe ubwacu nk'abirabura nk'abavi wacu, ikibazo nitwe tugiye gupfa gusumbya bariye kandi tukarenga ku byo dusanzwe tuzi. Rero hari icyo bita infection murazizi, wajya kwa muganga ngo bansanzemo infection, none ukagenda uti mu mimiti kandi infection kugira ngo zikuvemo hari kiba cyabiteye, n'iriya miti igomba kukuvura irahari. Ni bande bajya barwara infection? Ni bari ntabwo ndi bubivugeho. Ngo habaho za infection urinere, habaho infection za mu maraso. Ni ukuvuga ngo infection hari kuribwa mu biganza, murabyumva? Ni ukuvuga ngo hakabaho uduheri ku mubiri, kwishimagura. Ndi kuvuga rero ushobora kwishimagura mu myanya itandukanye bitewe n'ari kukurya, muri kubyumva. Ushobora kurwara infection imbere zitewe na trichomonase, amibe, trichosafari, angirire, ankylostome, imarika. Turi kujyana ibyo byose bikaba byagutera infection. Ni ukuvuga ngo ni igihe amaraso yamaze kuvangirwa ntaba gikora neza bitewe na ziriya ndwara z'ibyuririzi zamaze kuboneka.
muri kubyumva neza. Infection ishobora gutuma uribwa mu kiziba cy'inda, muri kubyumva neza. Infection ushobora kwihagarika, wajya kwihagarika ukaribwa, ukajya utonyanza udukari dukeya, ubundi ukihagarika ntushire kwihagarika, burya warwaye infection. Noneho rero ni ukuvuga ngo ikibikiza rero ni igiki? Niwumva warwaye infection cyangwa undi yabirwaye, ni kubavura, nanjye nivura kandi namwe muzaba bavuzi b'abandi, siko bimeze. Madame Wete aravuze ngo ni ugukira mu gukiza abandi, nawe ukiza abandi. Fata ibiyiko 3 by'inzuzi. Iki? Inzuzi murazizi, zibihaza. Ziriya ugiye urya ibiyiko 3 by'inzuzi, ukarya na karote 2 ku munsi, ukabikora iminsi 30, infection ziba zikize. Birakomeye. Ibiyiko 3 buri munsi by'inzuzi na karoti 2, kabirira rimwe, kabikora iminsi 30, infection ziba zikize. Ntabwo byumvise ko nari mvuze 3 ku munsi, karoti 2, kabirira rimwe buri munsi. No infection buryo bufite. Iyo uriye ibintu ukishimagura ukaribwa, buriya infection ziba zabonetse mu gafurutwa no gufurutwa. Na infection bitewe ni uko hari ibyo uriye bigeze mu mubiri bisanga bidahuje n'uwo mubiri, cyangwa biguteye ingaruka mu mubiri. Hari igihe ushobora kubona wanabikora ugasanga inzoka ya trichomonase iri gutera infection, ariko nukoresha biriya trichomonase utayivuje ntabwo infection zizarona gukira. Aho muzafata tungurusumu 2 na karoti ubikoresha iminsi 7 na ziriya nzuzi kugira ngo iranzoka icagagurike, mibicu uzayituma ari bicagagure, iriya miti izagenda igira ite iyangirize, ujye yituma ari bicagagure. Abandi abana bazo hari igihe binjira mu miyoboro y'inkari, wajya kwihagarika ukajya wituma utuntu tw'umweru dusa n'utwiburungushuye, kubera ya trichomonase yagiye ibihuka byabo bicikagurika biri gusohoka. Ariko kubikoresha iminsi ngahe? Iyo minsi ukayikoresha, atari ukuvuga ngo urakoresha none ejo bireke. Rero ni ukuvuga ngo ibi ngibi bizakuvura n'amara akora nabi, umutima, impyiko. Mwite kuri bya bintu nababwiye. Ibintu bingahe? Abantu babyimba uruhu, ugasanga uruhu rwabyimbye. Abantu bagira amazi yo mu bihaha bakoresheje biriya bintu nababwiye, onyo, karoti, niki kandi n'igishishwa n'indimu y'umuhondo. Bikoresha iminsi, niba wagize amazi yo mu bihaha uzabikoresha iminsi 60. Mbabare na amezi 3 cyangwa kugeza kuri 6. Ni iminsi 90. Ni 90 amezi 6. Uwo muntu bihitewe n'ubwo burwayi arwaye. Amezi 6 ni iminsi 180. Iminsi 180. Rero ni ukuvuga ngo ijambo turi kwigana ritubwira ngo iki? Nabyibagiwe kambegara kuyaho buri muntu wese nambwira ikimukijije hano mu byo twize.
mu byo twize yemwe ba ninde wambwira indwara inuza mu byo kurya twize by'ibinyampeke by'imbuto by'imboga ikimera yumvise cyamugira umumaro ni ikihe umwana umwe kimwe tubwire neza uvuge abantu bumve karoti n'igitunguru na tungurusumu ngo bivura iki urangiye umuntu ngo umuvure ukabimubwira wamubwira ngo kumuvura iki urakoze nawe uteye intambwe ikomeye cyane ngaho mu babyeyi umwana amaze kugaragaza biriya bintu ko ari bitatu bivura iki namwe noneho mwahuje nta kibazo undi kindi mwabagabo mwe Yesu ashimwe mwasinziye se none ngaho mutubwire namwe ngaho mutubwire biriya bintu bitatu ngo bivura iki n'iki gaca kugira ngo usubire kuba umusore wiyunuze bisaba gukoresha iki ntabwo akibyibuka habuze iki vitamini B ya birasaba kuyishaka twavuze ngo iboneka he umukecuru atangire kugushakira imbuto n'imboga nawe abishake ya firigo tujye tuza dusangemo imbuto n'imboga yemwe ba ababyeyi banyu bajya guhaha mubabwire ngo mugure imbuto n'imboga nibyo byo kudutunga kutuzanira ubuzima bwiza ngo mpamvu uzane siriyo niyo kwica amara niyo kwica ubuzima ni bande bakunda siriyo rero uyu munsi turazica mu mafirigo y'iwacu mureke mbabwire mwumve izo ntambara mwumve namwe izo ntambara ni nk'aho banteye amabuye ahubwo ubwo abenshi mu mara nizo zuzuyemo mwaje muzipakije mureke siriyo ntabwo ari nziza biswi ntabwo ari nziza amabombo ntabwo ari meza murukumva mwabana za pizza zira murimo gushaka ntabwo ari nziza ngo ngo turabatempera ngo pizza ngo ntabwo kamera niko oya ndivuga y'ingurube ingurube bayita ngo ikira bayita niba ari papo ni papo paperoni ngo ipiza itarimo paperoni ngo ahubwo ngo cheese ngo niyo ngo abariyo ngo niyo twe nk'abatampera turya cheese rero ni we wayitetse se ngo irimo tomati irimo inuza irimo foromaje mwari muzi ko foromaje ntabwo ari nziza nayo foromaje ntabwo ari nziza ku bagakunda nibivuga ngo ibyo ngibyo mureke muyoboke ibibisi yemwe ba murya imbuto murya n'imboga niho muzagira ubuzima bwiza niho muzagira n'ubwenge muzagira ubwenge ziriya ndege zo hejuru nimwe muzajya muzitwara ariko nurya pizza ukarya zase umuzukuru wanjye wageze mu rugo abonye ntetse arambwira ngo tate ngo ibyo ubitekeye bande ko yavanye twebwe ngo mwebwe mwenyine none se warya ibibisi wenda ibibisi ndabirya aragenda ageze mu isoko agura impuza ipinari tuno dupinari tugize neza araza ageze mu rugo tunyuzamo icyuma ngiye kubona mbone asutsemo impuza by'umweru kugira ngo ni ibiki mayoneze
ntazinone kandi kubihumanije ariko batambira nabo ubuse kandi si ibibisi wansabye ibyo kuntekera ibishyimbo n'ibirayi ngo ni ibiryo ngo ni ibibisi Bo. Mureke dusoze tugarukire iki kiganiro cyacu hano tuzacumbura ubutaha sibyo byiza twiganaga ijambo ritubwira ngo iki ibimera umuti uvamo ibidutunga rero hari icyo bita apo iriya apo ahanini ku muntu ukunda kuribwa mu nda uzarya apo ebyiri wikurikiranije mu gitondo iriya apo y'icyatsi kibisi ntabwo umuntu yazongera kukurya dayihase kayijyana n'ibishishwa byayo wamenyaza mu bwinyo uzi ukata gatoya ugakanjakanje ni umuti none se wabuze umuti utyo ikindi buriya bwinyo bushobora kuzanwa nuko yamazeho amasaha menshi muri firigo igakonja bikagutera ubwinyo ushobora kurwara ubwinyo bitewe n'umubiri wawe ariko ni ngombwa gushinyika ukanayirya waribwa mu nda ukitabaza amakara hari abantu badafite amakara mu nzu y'iwabo ugasanga ahubwo agiye kwiha ibinini abantu barwara indwara zo kuribwa mu mara mu nda iyo miti ikiza ibyo bintu 47 Ezekiyeli 12 Ezekiyeli 47:12 haravuga ngo ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera imbuto ziribwa ibibabi byacyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura bizajya byera uko ukwezi gutashye kuko amazi yaho azava mu buturo bwera amatunda yabyo azaba ibyo kurya naho ibibabi byabyo bizaba umuti uvura mwumvise ra mwumvise igiti kiri kuvura mu moko abiri ibibabi n'imbuto ni umuti ushobora kuvura imibiri yacu ikira ibibabi ni iki n'imbuto ni imiti ivura ubuzima bwacu nubyitaho mu byo ugiye guhaha ujye uhaha imbuto ariko ibyangiriza abana bawe ubireke ntabwo ari amajyambere ngo mayonezi nariri ngo yaryaga abanyakigali none batayisanga muri firigo iwanjye nta terambere nzaba nzi niba adasanga reka ngarukira nawe kuvuga byinshi n'umwanya urahari ntawe uhari amasaha yagiye n'ubundi ubuvuzi bujya butwara umwanya munini abantu kuko bashize mureke tuyoboke iyi nzira yo kurya imbuto n'imboga ngaho mama Jori ndi kubona ugushyira hejuru wavuze ko ikivura umutima wavuze ngo uburo igikoma cy'uburo na zangano n'ibya n'ibyo umuntu yinitse agahekenyana ngo n'ugukoramo igikoma abantu naho ibivura umutima wavuze ngo umutima gukina teragura navuze nti ufashe onyo itukura ugafata karoti ugafata indimu siko navuze ra noneho ushobora no kuvuga ngo ubwo hiyongereyo navuze ngo iyo ubikoresheje bikiza indwara nyinshi kwiruhutsa kwa buri kanya ku barwaye umugongo amahwima impyiko umutima ibyo byose bigira bite birabikiza ariko ku mutima iyo uzi ko urwaye umutima wenda niba wirukanka cyangwa se ugenda buhoro ushyiramo uduheke tubiri twa tungurusumu ugashyiramo ikiyiko cya erayo muri ibyo ngibyo buryo hiyongereyemo n'iyindi ndwara biba bisaba kongeraho ibindi kuko noneho habonetse indi ndwara igiye kongerwaho ibyo kwivura sinzi niba mwabyumvise ngaho mama we
itunda arabajije ngo kubera iki tubona itunda rya elayo ntitubone amavuta yayo ntabwo rigira itunda ahubwo ni imbuto ryo ni ukuvuga ngo rirasoromwa rikanikwa cyangwa se rigakamurwamo ariya mavuta urabyumva neza rero ariya mavuta niyo akamurwa mazira mbuto zayo ariko ryo ntabwo warirya ngo urukurya ngo urukurya amavuta ya elayo oya ahubwo ni nk'uko mbega elayo ni nk'uko muri Kongo wabonaga bya biti by'ingazi murabizi bivamwo amamesa kugira ngo uyabone uragenda ugatema cya giti noneho ugashyiraho ibikoba cyangwa se imireko noneho bikajya yamaka kama yayo agatemba ajya muri wa muvure nako inuza imbuto zayo yego cyangwa se bakabiteka biba biturutse n'uburyo umuntu agiye kubikora bakabikamura neza njye nabivuze kiriya cya kangaro kivamo inuza n'ibindi binyobwa ubuhivu bivamo n'ubuhivu n'ibifangiye bindi ibyo bindi byiyongereyeho nta kibazo ariko icyo tuvuze elayo rero iyo n'izo mbuto nazo zirakamurwa kugira ngo zive mwariya mavuta sinzi naho wabyumvise tazo rurakamurwa kugira ngo rubyazwe mwariya mavuta kuko aba ari ntoya kandi noneho izivamo amavuta aba ari nyinshi mbo inosa we ngo elayo ziratandukanye elayo koko ni nyinshi mujya muzibona sibyo siko bimeze sinzira muri kubyumva rero hari elayo y'umwimerere cyane cyane igira imbaraga mu kuvura murayizi ni amavuta bita extra virgin olive oil ayo uzasanga yanditseho iryo zina extra virgin olive oil niyo mavuta y'umwimerere avura kandi agira ingufu cyane ayo uzasanga atanditse gutyo uzamenye ko atari umwimerere ngewe mbabwiye ayo ngayo andi yo nubwo wayakoresha ariko hari akamurwa ari imbuto zihiye hari akamurwa ari imbuto mbisi hari akamurwa amwe ugasanga agiye kwitwara nk'umuhondo andi umukara cyangwa andi yijimye cyane urabyumva neza rero hari akamurwa yatetswe hari akamurwa ari mabisi ariko iriya elayo y'umukara yanditseho extra olive virgin oil nimukenera ifoto yayo sinzi ni okay ndaza kuyibereka nicaye hano ndayifite ariko irahari nuko bimeze rero ko ndi kubona izanditseho ko zanditseho ayo mazina nyinshi kandi bo njyewe nashoje umwami adufashe kandi aduhe kumenya umumaro w'ibimera n'imbuto byose ibyo bitunga umubiri wacu uba umuti ukiza ubuzima twitandukanye n'ibikorerwa mariya maduka cyangwa se za makedona tumenye ibyo tugiye kugaburira abana bacu ndetse n'iby'imibiri yacu ariko na kanyesuku sa n'uwamufungiye yashyize hejuru ariko ndumva sinzi niba yashubijwe okay